kumwenge kwata kucyuma kwata mitsingi kwata faranga mutabaringe. Ndabasuhuje cyane inshuti bakunzi ba Jaw Entertainment. Njyewe basuhuza ni Jado Artist Official. Aha ni kuri Jaw Entertainment nkuko muri kubyumva. Wowe umeze neza ndagusaba gushimira Imana, wowe utameze neza kandi ndagukomeza nkwihanganisha nta byacitse. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ejo bikagenda neza. Uyu munsi bishobora kugenda neza, ejo bikagenda nabi. Ubuzima ni gatebe gatoki, ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo. Hano rero ndi kumwe n'impano nkuko muri kuzibona. Reka ntangire mbasaba ko babasuhuza banabibwire ubundi batwereke icyo bashoboye. Hano kuri Jaw Entertainment nkuko mubyumva ni imyidagaduro twababwiye ko tuzajya tubazanira abahanzi, abazwi, abataramenyekana n'abandi bose bashoboye kugira ibyo berekana. Yo patro, salama. Witwa nde, ukora iki, bimeze biti? Izina ry'ubuhanzi banyita Bikurikirane ku Munyenga, amazina asanzwe Barigira Albert, nkaba ndi umuhanzi ucuranga gakondo. Bikurikirane ku Munyenga. Mucaginge mucacure. Ekada? Mauja. Egira hino nawe tubwire. Turagusuhuje cyane, ariko turashaka kumenya uko witwa n'icyo ushoboye. Njyewe nitwa ku Munyenga, aba nitwa Zainab Uwineza, ariko izina ry'ubuhanzi ni ku Munyenga. None se uyu yitwa Bikurikirane, wowe ukitwa ku Munyenga? Bikurikirane ku Munyenga. Yampaye nka data hano hagiye gushya. None se iyi ni bande mwaremye, ni korari, ni iki? Uyu ni umuziki wa gakondo twebwe twishyize hamwe nk'umugore n'umugabo, twihangira umwuga wacu nyine gakondo. Ni impano, yaba ari impano ntabwo babyiga mu ishuri. Nkacuranga gaceza indirimbo nkazihanga, tubona abantu bagiye babikunze, ubundi dufatiraho turakomeza. Kuba dukurikiye rero nifuje yuko mu mwanya rwose twacishaho umuziki bakawubona, kandi mu mwanya bumva biraje bishyuye gusa. Wow, uhise usubiza n'ikibazo nari ngiye kubabaza. None nari ngiye kubabaza nti se muri umugore n'umugabo, muri mushiki na musaza, ariko mwahise mubisubiza. Ninde watangije iki gitekerezo muri mwe mwembi? Ni njyewe wagitangije. Uyu mugore yanshatse asanga n'ubundi ncuranga ndi umuhanzi. Nawe arambwira ati ibi bintu nagushatse mbikunze, nanjye guceza ndabishoboye. Mbona arimo neza, mbona arashoboye, mbona arabasha. N'Imana yarampuje, nawe urashoboye, tugomba gufatanya umuziki mpaka. Ni kuvuga ngo yagukundiye umuziki Zainab? Ku mucaginge Bikurikirane ku Munyenga. Ubwo Bikurikirane ku Munyenga. Ku Munyenga. Bikurikirane wamukundiye iki? Namukundiye umuziki ko kurinjiza. Bivuze ngo agize ikibazo gituma atagishoboye gucuranga wa muziki wahita umwanga se? Ntabwo namwanga. Mugiye kudushyiraho akaririmbo rero kaje hafi kabisa, kandi keza nyine mukubita abantu bakavuga bati naho twagiye. Mugiye kudushyiraho yitwa ngo iki? Iyi ndirimbo irahari, iravuga ngo uwo mwana afite talent ku nsutsu. Ku nsutsu? Talent ku nsutsu. Talent ni iki? Talent ni urukundo ruri hejuru, ruteye intambwe ndende. Talent ni urukundo. Twagiye. Ngaho uwo mwana afite talent ku nsutsu. Byagaragara gute ko afite talent ku nsutsu? DJ zamura ingoma uwo mukobwa yigaragaza.
muzika giswahili, muziki sana nako na mchezaji fanya kazi. Guma indirimbo yitwa Talenti ku Nsutsu. Uyu mwana afite talenti ku Nsutsu, nta wundi ni Zainabu. Bikurikirane ku Munyenga. Igitekerezo cy'indirimbo ninde wakizanye? Ese indirimbo zanyu murazandika cyangwa murahimba mu mutwe gusa mukabikurikirana? Izi ndirimbo ndazihanga, urazandika, nkazisubiramo, nkazandika ubu zifite naho zanditse. Ariko ngombwa na ngombwa ubundi iyo uhanga indirimbo nyakuri ugomba kuyihanga ukayigendana mu mutwe zigakurikirana. Kuko ari igihe bashobora kuvuga ati ririmba utareba mu ikayi. Ushobora kureba mu ikayi atari izawe, ari undi wazikwandikiye ushishura cyangwa ariko iyo ifite mu mutwe n'ukubonye bigaragara ko ari yawe bishobotse. Hari ahantu mujya mutumirwa nko mu bitaramo cyangwa se mu bukwe n'ahandi mugaperforminga? Mu bitaramo ntago ndajyayo, ariko mu bukwe hari igihe badukodesha tugacuranga bakatwishyura. Ubuze mujya hari indirimbo y'abageni se mwahanze cyangwa nizi n'ubundi mugenda mukabacurangira? Indirimbo z'abageni ngiye mba nzifite. Ubu zifite? Mu kanya rero uraje dushyiriraho akabageni kamwe. Wigeze kumbwira ko n'ubundi mugiye kujya mu bukwe. Iyo mugiye nko mu bukwe mukabyinira abageni babishyura nkangahe? Ubwo turavugana ati umugeni ni umusohora akinjira mu gisharagati, tugasozanya mu bukwe. Turavugana amafaranga ati ngewe ndagukubita 15 ni 20. Ubwo iyo bamaye 20 ndabisoza. Iyo bambwa ati wowe nibigezemo hagata ni 15 nkahita nitaye. Hari ahantu wari bwaje mu bukwe bakakwishyura amafaranga ari hagati y'15 na 20? Barayama bitewe n'ibintu mba nakoze n'ukuntu mbikora neza, kandi za ndirimbo zigahura n'insanganyamatsiko, kandi nkabikora mu biryo bitarakavuye n'akajagari. Burya abantu bishimiye ibintu nibwo ubona amanota. Ibyanze bikunze nkurikije uko mubikora nuko muririmba, uko ku Munyenga wawe abikurikirana, nta muntu utakwishimira ibintu byanyu. Hanyuma hari ukuntu njya mbabona mugenda hano ku muhanda, ku masoko,
mugenda mucuranga munabyina hariya aho baba babishyuye gute ku muhanda? Iyo ducuranga kuri ku muhanda abantu ntago banganya n'iki, ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo mucurangiye njyewe nimba mvuze ngo ngiye Rwamagana, iyi ndirimbo aba ari sengisi, aba ari amafaranga 500, yaba make akaba 400. Uyu mwana afite talenti ku nsutsu, ubu uvuga ninde? Ni Zayina bosheri wanjye. Ngize akabazo k'amatsiko, mufite abana? Dufite abana 2. Ni abahungu n'abakobwa? Ni umuhungu n'umukobwa. Barangana gute? Ni batoya, umwe yiga mu wa mbere undi yiga mu wa kabiri, cyari bato. Bafite impano nk'iyo mufite? Baba babyishimiye cyane, niyo bambonye mbere kugira ngo nyine ngiri kubavugisha tibanza ducurangire ya ndirimbo ku nsutsu. Bakunda ku nsutsu. Abanezerewe cyane. Okay, mugiye kudushyiraho akaririmbo kamwe k'abageni ubundi twumva ukuntu bimeze. Ako mugiye kudushyiraho kitwa ngo iki? Iyo ndirimbo niyo nahanze nyine y'abageni. Wa mugeni iyo bamaye izina rye mfite uko ndihindura marike indirimbo bitaguye. Ariko wakatubwiye nuko indirimbo yitwa? Uraje urayumva? Sawa, twagiye. Mufite umukunzi we yewe ntwaye umutima, cyo ngwino umwe mu gituza we umutima utuze, duhuze imisaya we imisambire. Mukobwa witse bukeye, mukobwa w'indoro nziza we, nta wundi ni kuri we, uranyerera unyegere wereke imiryango ndetse n'ababyeyi we, ari wowe kwini we. Jewe jao kwini baba, nakupenda sana mtoto wangu, rafiki yangu, hakukusikia na kusigasira. Ubwa mwiza cyane we wantwaye umutima, urukundo nkukunda we ayiwe burya mugenzi, n'urukundo kimeza ari njyewe jyawe, uranyerera unyegere nkwereke imiryango ndetse n'ababyeyi we, ari wowe kwini we, cyo ngwino ngwa mu gituza we umutima utuze, duhuze imisaya we imisambire. Jao kwini, nakupenda sana mtoto wangu, rafiki yangu, hakukusiga na kusigasira. Yewe abadisi we, mahoro n'Imana ajya abana nawe. Mubyeyi we kubyaye aragacuruza yunguke, mubyeyi we kubyaye we aragahinga yeze, aragacunda wese we, ayiwa abadisi we, burya njyewe jyaho kwini mama wawe yatakubyara simba narakubonye. Jewe jao aliwa kwini, nakupenda sana mtoto wangu, rafiki yangu, aliyesi rutambe warageragera kareka gatsumu njyakira musirikari k'akabugamba umudugudu wa Cyogoni, saizi nambarizwa mu karere ka Ngoma mu Busanza
rwa Nyamata ubusayizi ndi Remera ahagaze ku bisenge bitugunda bikubise inyamira isokera twamuzana suka amasura agaseseka amurambura kiganza kudoje gasanga hanyerera ntuwanze umugore n'umukobwa aragahera inyuma y'igihugu Rwanda Mago. ye nshuti bakunzi ba Jao Entertainment muracyari kumwe na Jao ndetse na bikurikirane ku Munyenga bakaba badususurukije batweretse icyo bashoboye mu by'ukuri ntababeshye ngewe nanyuzwe ubwo namwe mujyaho hasi muri comment section kugira ngo mutubwire uko mwababonye ese ubutaha tuzabagarure cyangwa se ntacyo bashoboye bikurikirane salama ndagushimiye rero kubwo kwemera ubutumire bwacu ariko mbere yuko mbarekura gato iyi mpano yanyu cyangwa se uyu muziki wanyu ugamije iki? uyu muziki wacu twebwe dufite ingufu nta gucika intege no wanca intege si byakunda uyu muziki kuba tugihumeka burya Imana nikora byose tugamije gukomeza intambwe ducuranga kandi dushimisha n'abadukurikiye Imana yazadufasha wenda yaduha umuterankunga kuko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi ibintu byose bibikoze udacika intege Imana ibigufashamo kandi n'abandi bose bakabona ko ufite intego bikurikirane ku Munyenga abantu babona mugenda mucuranga ku mihanda ku masoko n'iki bakunda kubabwira kitabashimisha? Ibintu abantu bakunda kubabwira mwebwe bitabashimisha cyangwa se uko bakunda kubafata ariko mukumva ntimubyishimiye ni gute bijyanye n'umuziki wanyu nuko bababona cyane nkunda kubabona ku muhanda mu masoko n'iki kitabashimisha bakunda kubabwira? umuntu umwe aravuga ati ibi bimukora musoma nasimbishaka akibivuga hagati aho ari abamotari ari urubyiruko ari abamama ati ibyo nibyo dushaka niyongera asubizemo iyo ndirimbo tumuha amafaranga atubwo uba wigendeye umuntu umwe mu bantu 50 ugasanga ntabwo yaguca intege ariko uyu munsi nibwo bwa mbere twavuganye kuri telefone ariko numvise akantu k'ikinyabupfura gasa nkaho gakemangwa buriya tukivugana kuri telefone nari mfite kano gakoresho yego yarari inyuma yanjye hari aho twari turi nyine yakira ahantu nibwo undi yakubipye umwanya nakagiye kuyifata muhereje gutya niko ndakitawufata mbanyivugiyemo nyine uzi ko narahise nanabigusobanurira uko byagenze ngewe rero nahise numva nge nabaye nkikanda kuri oke nkitaba numva ijwi riravuze ngo ko kitarayifata se ndavuga se ni ngewe wabwiye ninde ntabwo byashoboka ubundi umuntu ucuranga gukoresha n'umuhanzi wese arangwa n'ibyishimo akarangwa n'ikinyabupfura niyo bamubwiye nabi niyo bamututse ntabasubiza ahubwo arabasekera akagenda bikurikirane ku Munyenga nizere ko ubutaha nabwo nimbahamagara kubera ko ndabizi ko aba viewers bacu niba bakunda bazambwira bati mwongere mutugarurire bantu muzaba muhari twebwe turahari saa n'isaha turahari nta kibazo burya Imana nirinda abantu kandi ziriya nomero nanjye ngomba kuzibika kure yego naho imbe bitakandagira hari ahantu nigeze kubafatira akantu ikarubamba harimo akaririmbo mwigeze kuririmba ngo ntabwo amagambo yako yose nyazi ariko hari aho muvuga ngo kamaramaka ni mwegeti mutiye ni mama we ni ku Munyenga irahari iyo ndirimbo ariyo nakubwiye bayita bikurikirane ni ku Munyenga mucaginga mucacura niko itangira ubutaha nitwongera guhura niyo muzaheraho nta kibazo ubu mugiye mu bukwe hehe hariya Nyamata
wowe witwa Bikurikirane, umugore ni Kumunyenga. Umwana wanyu mukuru yitwa nde? umukuru bamwita Muhawe. Ni umukobwa? Umutoya bamwita Wihanganye. kuki nta mazina ya masitari nk'ayo mwiyise se mwabahaye? ni ukuvuga ngo buriya imfizi iribyara. Yego. turimo kubikurikirana buriya nabo nyine urumva aya mazina agomba kuzazamo. kababanze bige. Ya murakoze cyane rero ndabashimiye namwe mwari mukurikirana ikiganiro kuri Jaw Entertainment, ndabashimiye cyane. Mbibutsa ko tujya dukora ibintu bitandukanye, turashushanya, turandika, murabona nk'iyi t-shirt nambaye, ibingibi Jaw Entertainment ninjye uba warabishyizeho. Nababwiye ko kuri Jaw Entertainment tuzatubazanira n'abahanzi batandukanye, abamenyekanye, abataramenyekana, abafite n'izindi mpano zitandukanye. Aba rero nibo duhereyeho, bitwa Bikurikirane, Kumunyenga. Ubwo rero naho ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, turabakunda cyane.